ntabwo ababyeyi banjye bari barize ayo mashuri ariko baranshyigikiye bakora iyo bwabaga mbasha kwiga. ubwo rero kuvuga ngo umuntu wize ngo nta kazi abona barabeshye, kuko hari igihe cyageze mbona akazi karabonetse mbaye umwarimu kandi nari maze imyaka 5 ndi mu bushomeri ariko diplome yanjye ihari. yari kumva none si iyo warigaritse umubyeyi akaguca intege. Ngatetu 50. Ibihe byiza mwese mu kwitanga 250 ndabashimiye cyane, muri abantu b'ingenzi nababwiye ko mutazigera ko mwadukurikiye. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe turacyari kuganira ku byiza bya school feeding, navuga ya gahunda yo gufatira ifunguro ku ishuri. Nyuma yo kuganiza ababyeyi bakatubwira ibyiza byayo, ese mbere uko byari bimeze, uyu munsi rero kiye umwarimu agiye kudusangiza amateka ya mbere yuko gufata ifunguro ku ishuri biza byari bimeze bite, kwigisha umwana utazi niba yari byari bimeze bite, kwigisha umwana uri buze gutaha agataha mu kilometero agiye kurya ari bugaruke rimwe na rimwe ntanagaruke, aza kudusangiza uko byari bimeze, aza no kudusangiza ibyiza biriho nibihe, ubu yaba mbere n'ubu impinduka zawe nizihe. Reka tumwakire, reka utangire twibwira, ubwira abakurikiye nka 250, babwira amazina yawe, ubundi dusangize ubwo buzima urwo rugendo rwose kwiza n'uyu munsi. Murakoze. Amazina yanjye ni Murekatete Josiane, ndi umwarimu nigisha mu mashuri abanza umwaka wa 5. Mu kijyanye rero na school feeding itari yaza, abana iyo bageraga kujya igihe cyo kujya gufata lunch baratahaga, bamwe bagakererwa, nyine ugategereza abanyeshuri bamwe ukababura, yanaza akaza umaze gutambutsa nk'isomo ry'isaha ya mbere yose rishe. Kandi hari igihe wajyaga kubona ukabona haruje ariko mu kanya gato ukabona ararize, wamubaza ikibazo afite akakubwira ko ageze iwabo akabura ikintu afata. Yego, tubwiye ko byahaga bigoye, hago we icyo wabonaga nuko ubona umwana aje ntiwabaguze ngo yariye, ntiwabaguze ngo bimeze bite mu rugo. Urwo rugendo rwemeze bute rero? Hari abana batubwiye ko icyo gihe hari igihe bapfunyikaga. Ese bose barapfunyikaga? Yo witegezaga wabonaga abana bose bapfunyitse? Dusangize ubwo buzima, wamenya gute ko umwana yariye, wabigirwaga n'iki? Abatuye hafi y'ishuri batahaga bakajya kurya mu rugo, noneho hari n'ababaga batuye kure ariko nabo bagataha. Rero uwo wabo babaga bafite ubushobozi baramupfunyikiraga akaza kurira hano ku ishuri ibiryo byahoze bikonje. Rimwe ukabona abana umwe yazanye ibijumba, undi wenda n'ubugari, ukabona ni ibintu biteye complexe, bamwe bakajya kurira mu ishyamba bihisha abandi ngo batamenya ibyo bazanye. Ubwo urumva tubwiye ngo byaga biteye impungenge, biteye mbese umwana akumva afite ipfunwe yo kubona we yazanye ikijumba, nabo banansekeje ngo wabaga ufite utujumba dutoya n'ufite kinini, gahitamo kujya kwihisha. Ukajya kwihisha ukarira mu ishyamba kugira ngo hatagira umenya ibiryo wazanye uko bimeze. Ariko ubwo wamenyaga se ko hari uyu mwana yagendaga yenda atanga nko mu kilometero, abenshi ntibasibaga? Habagamo na drop out, kuko kuvuga ati umwana aje ku ishuri aratashye, wenda wabo ntibishoboye, ntibabonye icyo bateka ku isasi cyangwa arye, hari n'abahitaga aguma mu rugo ntagaruke. Kubera ko niba agenda nko mu kilometero, tufata urugero avuye wenda nka Gese Mpushi, agiye nka Bitimanyana, akagerayo agasanga ntabyo, yagombaga guhita asubirayo, yagombaga kugumayo akazaza ejo, kuko yabaga yategereza ibyo batetse niba bitarashya, ukabona ari bukererwa akagera ku ishuri nka 9. Agafata umwanzuro wo guhita byihorera. Yego. Byari bikomeye. Tugeranize ubwo buzima mu myigire byagemeze biti. Iyo witegereza, iyo wenda ubu ngubu uragarura amaso inyuma urebe ukuntu imitsindire yabaga imeze ndetse n'uyu munsi, itandukaniro riri hehe, ibyiza ni ibihe? Yego. Itandukaniro rirahari cyane, kuko umwana uri kwiga muri iki gihe abasha gufata ifunguro ku ishuri rya 6 aratsinda,
kuko ntago bahangayikishijwe no kuvuga ngo ndirukanka ntahe nongere ngaruke, abatuje basonera kwinjira mu ishuri agahita asubira mu ishuri hamwe n'abandi. Ari umukene ari ufite ubushobozi bose barya kimwe, ntawe ufite komplekisi. Yego, cya kintu cyo kuvuga ngo njye nizaniye ikijumba, dore undi yizaniye agatoki gakaranze karimo ubunyobwa, ibyo byaravuyeho. Byavuyeho. Niba ari umuceri bose barya umuceri, umwana wese akisanga ameze nk'undi, bigatuma na wa wundi wari umukene yumva ko kwiga bishoboka. Yego. Ubwo muri make twavuga ko gufata ifunguro ku ishuri byongeye ubumwe ndetse n'imibanire y'abana nayo yarahindutse. Yego. Ntawakwirana ku wundi, bose barasangira. Namwe abarimu mukamenya ko abana bose bariye, tukanabimenya tukabikurikirana, umwarimu akamenya niba mu ishuri rye abana bose babaye serivi, bose babonye ibyo kurya. Yego. Numva ari byiza. Ubwo birumvikana ko n'imitsindire yahindutse. Yarahindutse kuko umwana niwe yarigaga afite ikibazo cy'iyo nzara, hari n'uwataga ntabone icyo arya akagaruka kubera gukunda kwiga, ariko bose barya kimwe barangiza bakanatsinda kimwe. Urumva ko n'abavaga mu ishuri nabo byarahindutse, nibura niba yaje akabonera ifunguro ku gihe, nta rugendo rwo gusubirayo ngo ajye kurya. Urumvikana ko wa mwanya abana bo batubwiye ko none basigaye babona n'umwanya wo kwiga bagasubiramo, mu gihe iyo baga basonnye saa tatu yahitaga yirukanka akajya kureba ko yabona amapera cyangwa yabona ibijumba. Ubwo icyo gihe n'igihe yatagarukaga, ariko ubu ngo wabona umwanya wo kwiga. Nibyo koko? Nibyo cyane rwose. Na drop out ikagabanyuka, abavaga mu ishuri baragabanyuka kuko bazi ko bari bashe kuronka icyo kurya ku ishuri. Yego. Numva ari byiza. Gira ubutumwa rero waha ababyeyi batumviye gahunda, we nk'umurezi wabasangiza ukababwira ukuntu icyo gihe byaga bimeze byabavunaga. Gira ubutumwa bagenera babyumve, bamenye ko kuba iyi gahunda leta yarayishyizeho atari ukubagora, ahubwo baha ubutumwa abumva ko ari ukubagora, abumva ko ari ukubashyiraho umutwaro. Kuko buriya wowe tugize n'amahirwe turakubonye, wowe niwe wabaga uri kuri tere, niwe wabaga uri aho bibera mu ishuri, niwe uzi ingorane kwigisha umwana utabonye icyo kurya, akaza saa sita yagiye mu rugo akabibura, akaza agera mu ishuri agasinzira, akajya kunywa amazi, akaza agahita yagarura kubera yanywereye mu ndatsa. Gira ubutumwa ubaha, ubabwire ibyiza, ubabwire ko iyi gahunda atari umutwaro, ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo umwana w'umunyarwanda yige kandi yige agire icyo azageraho. Kuko gahunda imwe igihugu gifite ni ukugera ku bukungu bushingiye ku bumenyi. Gira ubutumwa waha ababyeyi batumva neza iyi gahunda. Koze ubundi uburezi ni urufunguzo rw'iterambere. Yego. Rero umwana yize neza ejo he naho hahinduka heza. Ubwo ndashishikariza umubyeyi wese ufite umwana mu ishuri ko yajya amwishyurira amafaranga y'ishuri, school feeding. Ubundi umwana ubuzima bwe bugakomeza bukagira icyerekezo kizima. Murakoze. Hari n'abana rero bazareba kino kiganiro tugiranye nabo, gira ubutumwa ubaha. Abana bakereza kwiga bakumva n'ubundi kwiga ari ibintu bisanzwe. Gira ubutumwa ubaha, ubibutse ko mbere byari bigoye, ubibutse ko ubu ngubu bari kwiga babona ifunguro, ubibutse ko umwana yazaga akiga saa sita agataha agafata urugendo, yajya no mu rugo agasanga ntabyo abonye akagaruka. Gira ubutumwa nawe ubaha kugira ngo nabo nibabyumva bazajya bafasha n'ababyeyi bababwire ko bumve ko mbere byari ibibazo. Gira ubutumwa ubagenera rwose. Abana nabashishikariza kwiga kandi bashyizeho umwete, bakamenya ko igihe bari mu ishuri bari ku kazi, nubwo badahita bahembwa ako kanya ariko bigira inyungu mu gihe cyabo kizaza. Ntabwo wabona diplome utize iriya myaka yose tuzi. Ubwo mu gihe uhawe amahirwe ugafashwa, leta y'u Rwanda ikagumya ikagushyigikira, iragira ngo ejo hawe hazaza habe heza. Nk'abana bakiri bato rero nibige bashyizeho umwete, niyo nshingano bafite kugira ngo icyerekezo cyabo kibe cyiza. Ariko uvuze ku kintu cyo kuba bari mu ishuri ni akazi,
nisengera igitekerezo. Uzi ko hari umwana ugira gutyo ugasanga yiga nko mu wa mbere segonderi akakubwira ngo ariko ubundi kwiga nzaba meya, nzaba perezida, nzaba guverineri, nzaba iki. Iyo ni imyumvire iva hehe? Ni imyumvire iva ku babyeyi bo kuba baca intege, bababwira ko runaka nubwo yize nta kazi afite, ariko tukababwira ngo none se ko umuvanyemo ari mu wa mbere segonderi, ubwo nihaza amahirwe asaba ko umuntu aba yarize segonderi akayirangiza, uwo mwana wawuvanye mu ishuri ngo runaka wo kwa runaka ntiyize ubwo azaba yabonye. Tukongera tukababwira ngo ariko se ko hari igihe kizagera bigasaba ko gukora akazi runaka bisaba amashuri runaka, ko umuvanyemo ari mu wa 6 pirimeri ngo umuteze yuko umwana wa runaka atize, ubwo azava ayo mahirwe azamugeraho. Nabwo waba ubutumwa, kubera ko ni ikibazo gikomeye. Ibyo gikomeye bisigaye bituma n'abana usanga biga barabaye dekouraje, bafite imbaraga nkeya, kubera ko babamaje kubabwira imyumvire y'uko yewe kwiga n'ubundi nta myigo y'iki gihe nta kazi. Ariko reka tubabwire ngo kwiga ni kimwe, noneho n'ibindi bizasaba umuntu wize bizaza bisange warize. Yego cyane. Icyo nabwira ababyeyi nanone, nta guca intege umwana umubwira ngo nanjye sinezi, kuko nanjye natanga ubuhamya, ntabwo ababyeyi banjye bari barize ayo mashuri, ariko baranshyigikiye bakora iyo bwabaga mbasha kwiga. Ubwo rero kuvuga ngo umuntu wize ngo nta kazi abona barabeshya, kuko hari igihe cyageze mbona akazi karabonetse, mbaye umwarimu, kandi nari maze imyaka 5 ndi umushomeri, ariko diplome yanjye ihari. Yari kumva none si iyo warigaritse umubyeyi akaguca intege, ubwo wari kukabona? Ntako nari kubona, urumva ndi gusaba akazi ko guhingira abandi cyangwa gutunda ibijumba cyane ahantu runaka. Ibyo ni ibintu ababyeyi bagomba kumenya. Ababyeyi bazumva kino kiganiro bazamenye ko guca umwana intege ntabwo ari inzira nziza yo kumuteza imbere, ahubwo ni inzira yo kumusubiza inyuma, kubera ko ibyo uri gushaka kumubwira igihe kizagera akicuza. Kandi ariko ibaze mwari, ibaze umwana aviremo mu wa mbere segonderi, gahunda ni uguhita ajya mu mirimo y'amaboko no mu buboyi, nta myaka aragira yo gukorera amafaranga. Namara kubihirwa azajya kumbura ishuri aribure, narangiza afate gahunda yo kujya kwiba, bamufata bamuvuna akaboko. Nanone igihe nikigera rero muri karitsiye haza umuntu ati turashaka abantu bafite 3 yisumbuye, n'urugero turashaka ufite 6 yisumbuye. Wa mwana wavuye mu ishuri azajya bireba agahinda kamwice cyane rwose. Inkomoko ni yihe? Nuko yabuze umuntu umutera akanyabugabo. Buriya umwana umutera akanyabugabo kamubwira ngo mwana wanjye, yego ntabwo nize, niho ibihe byacu byari bimeze, niho byacu byari bigeze, ariko nta nubwo ukwiye kumubwira ko utize ngo ubyitwaze. Icyo cyari igihe cyawe. Noneho akamutera akanyabugabo, kamubwira ko igihugu cyacu kirimo kirashaka abantu bize, kamubwiza ukuri. Ariko numubwira ngo bamusha bamujye guhinga, nanjye ntabwo nize, uzaba ubyishe. Reka tubahe ubutumwa rero, tubagenera ubutumwa rwose. Ubwo umubyeyi agomba guhera ku mwana we akiga muri nasari, muri garidiyene, amukondorora buri kimwe cyose kijyanye n'ibyo yize, kandi amutera imbaraga, anamubwira ati kuraje, komerezaho, ndamuca intege. Ubundi akamumenyera amafaranga ya school feeding, akamenya n'ibikoresho akeneye kugira ngo abashe kwiga neza. Si ibyo rata, ibindi byo bizikora rwose. Ndabashimiye ko uyu mwanya tugiranye wo kuganira kuri gahunda y'uburezi, cyane cyane gufata ifunguro ku ishuri, kubera ko ni gahunda yafashije abantu bose. Ntabwo igisigaye, noneho tuzaganiza umuyobozi w'ishuri nawe umwe azatuganize, atubwire management y'abana, ndavuga imicungire y'ikigo cyangwa y'abana buri munsi. Umwana ntiyariye, umwana ari bugende ntagaruke, abana byo tuzashaka umuyobozi nawe atuganize, atubwire ukuntu ubuzima bwari bumeze, atugeranirize uyu munsi na mbere uko byari biteye. Turabashimiye. Murakoze cyane.